Urabyutse nk'uko bisanzwe, ufite gahunda yo kujya ku kazi ariko usa nk'uwakerewe. Wigira inama iruta izindi, uti ndafata akamoto cyangwa mfata akagare. Ese uwo muntu ugutwaye uzi uwo ari we? Ese uzi ibibazo agendana nabyo? Ese ni ikihe cyizere ufite cyo kugerayo amahoro? Wakagombye kumuha ukuboko, arataha yishimye kandi nawe akugezeyo amahoro. Muganirize, uzamwigiraho byinshi. Iki ni ikiganiro kirambuye na Sibomana Ferdinand, umunyonzi mu gace ka Kabuga. Nitwa Sibomana Ferdinand, mvuka mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nasho, akagari ka Rubirizi, umudugudu wa Kadamu. Ubwo mu buzima busanzwe nyine nkorera hano i Kigali, ariko siho mvuka. Naje gushaka ubuzima bwo gutwara igare, ariko mu buzima busanzwe hari n'ibindi nigeze gukora, ariko ntabwo byaje kumira nk'uko nabiteganyaga. Ariko n'ibingibi nkora biranesheje kuko uyu munsi wa none hari icyo mbikeshamo. Ntiyigeze yifuza kuba umunyonzi, gusa byarangiye ariho ubuzima bumwerekeje. Naje gukina umupira ngukina igihe kirekire. Nakinnye mu ikipe bitaga Inzuki Nasho Kirehe, Inzuki za Nasho Kirehe. Nza gukina mu Kagera ka Kiurara, ariko nza kugenda nakaza amahirwe bitewe yenda nabyita ubushobozi, kuko icyo gihe n'abaterankunga nabashije kubona uko nakomeje gukina umupira. Icyo gihe hari umukinnyi wari uriho bitaga Jimmy Gatete, nashakaga kuba nkawe cyane yuko nari nzi kudiribura abantu bakankunda. Ubundi navaga mu kibuga mfite amafaranga menshi, uko natsindaga igitego wamaga amafaranga. N'ikipe ya Kirehe igeze kunda kritiranjyana, ariko nibyaza gukunda bitewe n'ibihe, bitewe n'umwanya nagiraga wo kuba nakomeza balo. Ariko ndavuga uti nubwo ubuzima uyu munsi bwahinduka, samutemo nazongera ngatangira ubundi. Guhera muri za 2007 kugeza 2011 mwifuzaga kuzaba Jimmy Gatete, kuko niryo zina numvaga mu matwi yanjye, ndetse twaturinde gukina bakundaga kunyita ukazina ngo Jimmy Gatete, bikaneza cyane. Ndavuga uti byanze bikunze uyu mwaka ndabona ndi gukinira kuri tapi Kigali, nanjye ndi kwitwa Jimmy Gatete. Kuza i Kigali rero numvaga nshobora kuzahahura n'umuterankunga wo kugira ngo mbashe kuzamuka mu ikipe, hanyuma ngire andi makipe amenya, kuko nari nzi umupira. Nakundaga guca 7 cyangwa ca 11. Ubwo bitewe n'inshuti zanjye twakinanaga, harimo mu kipe bitaga Rugenera. Ageze aravuga uti rero kugira ngo tara yacu igaragare, bizasaba kugira ngo tuve muri quartier tujye kwerekana ahandi hantu Imana. Ubwo mageze ndakina, nyinira umurenge wa Masaka, nyinira ikigo cyo kuri 40 hariya, ariko mbona nabwo ntabwo biri kuvamo neza. Ariko bitewe n'ubuzima narinjemo n'ubundi nta famille zimasanze, nza kwisanga ndi kugenda ntwara n'igare kugira ngo mbashe kubaho mu buzima bw'uwo munsi. Nubwo akazi akora katoroshye kandi gatanga umusaruro muke, wakita akazi. Igare muri Kigali yenda tubifata bitandukanye bitewe nuko tubikora, ariko kuko ngiye hari icyo mbishakamo mbifata nk'akazi, kandi nejejwe nuko kagomba kungeza ahandi, kuko ndi kubikorana imbaraga. Mu buzima busanzwe mba numva bigomba guhinduka, ariko nabyo ndi kubikora mbikunze kuko mwita akazi. Burya benshi baba bayoboye imiryango igizwe n'abana n'umugore, nk'uko nawe uyoboye. Ndubatse ubu ngubu ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Navuye Kirehe n'abafite, ariko biba ngombwa yuko nsubirayo. Urumva nk'umuntu wize Kirehe, hari umwana twajyaga nyine duciringa tunaganira mu buryo bw'ukuntu. Ubwo birangira avuze uti ariko nubwo uri Kigali nanjye buruje ukandeba, hari igihe twagira gutya tugafatanya. Ubwo mba nsubiye kumuzana, ariko n'ubundi no muri quartier n'ubundi yagiye mu rugo abagiye iwabo. Nakunze kubatinya cyane bitewe wenda n'uburyo tutari tumenyeranye, ariko
ntabwo nigeze mbiyumvamo cyane nk'uko numvaga umwana wo muri quartier twasangiye iteke. Twasangiye iteke. Urukundo ntirusaba ibya mirenge, burya muri duke twawe nawe wagira amahitamo. Ubuzima bwo gutunga umugore i Kigali ni gare ntabwo bwari bworoshye bigitangira, kuko ntabwo nari nakiyakiye ko nshobora kuba nabona amafaranga yo kwishyura inzu cyangwa ubona amafaranga yo guhaha, ariko uko nakomeje kugenda ntekereza mpanura ubwenge, nawe amfasha gutekereza nk'umugore nyine nawe uzi ubwo buzima bwo mu cyaro, byagiye bitorohera cyane, bigeraho bitworoheye ku buryo ubu ngubu bitakiri kuri ya revu yo gukomera nk'uko byatangiye. So ikintu cya mbere nkundira umugore wanjye, tuziranye bitari iby'amakuru, hagati yanjye n'umugore wanjye. Cya mbere twariganye, cya kabiri twakinanye umupira, twajyanye kuvoma mu gishanga. Urumva ubuzima bwanjye bwose nyiri muto yarabuzi, nanjye ubwanjye ndabuzi, ubu mbese tubana nka musaza na mushiki, niko nabivuga. Ferdinand ajya yishima kenshi cyane mu buzima. Ese ni iki kimushimisha? Ikintu kinshimisha, ibintu binshimisha byaba ari nka byinshi, kuko cya mbere kunezerwa kwanjye bituma nezererwa. So kubona ndi gupanga ibintu nteganya kuzageraho, nkabona mbigezeho cyangwa nkabona mfite intumbero yo kubigeraho, bintera imbaraga zo gukomeza gukora, kandi nabwo nkabona biranshimishije. Ikindi uriya natatakaje n'inshuti ndanezererwa cyane. Navuga inshuti mfite muri uyu mujyi ni nyinshi, ahubwo iz'inkoramutima ni zingahe. Ni ukuvuga ngo inkoramutima zanjye burya nawe wazamo, hari impamvu nkubwira ko wazamo. Iyo uganira n'umuntu ukumva aguhaye igitekerezo gihindura amateka yawe, cyangwa n'icyo muri gufatanya murimo mukora, ukabona byanze bikunze kugushigira ngo ukomeze uzagerayo, uwo muntu byanze bikunze agomba kuba inkoramutima yawe, kuko agutera imbaraga mu byo uri gukora n'icyo ushaka kugeraho. Uwo muntu rero burya iyo umutakaje, hari ayandi mahirwe umutakaje, kuko hari ibintu byinshi mutari mwakaganiye muba muhise muhagarika. Inzozi zo mu bwana zagiye nka nyombera, ariko ubu nabwo mu kazi akora ka buri munsi afite byinshi yifuza kugeraho. Ibijyanye n'umupira rero uko bisa kose byari byiza yuko mbikomeza, ariko numva nakabaye mbishyira ku ruhande, ahubwo nkazabyoherezamo abana banjye kuko nabikundaga nabyo. Ariko ubu ngubu nk'umuntu wamaze gukoresha umuhanda, nabwo nkaba narabonye ubwiza bw'umuhanda, ubu ndi kwiruka byibura ku buryo nshobora kuba nabona ibyangombwa binyemera kuba natwara imodoka nini ziremereye, mu rwego rwo kugendana n'igihe ndi kujyamo. Ndumva nshaka gutwara imodoka, kuko igare ndimazeho igihe, nubwo wenda kitaba ari kinini cyane, kandi n'ibi binyabiziga bigiye bisanzwe nabyo hari ibyo ngiye nzimo, ariko ndumva nshaka gutwara imodoka rwose. Ndashaka byibura nka kategori yo gutwara imodoka. Ndi gushyiramo imbaraga mu byo nkora, kuko byose ni ibintu binsaba ubushobozi, kandi bikansaba no gutekereza cyane kugira ngo mbashe kubigeraho. Niyo mpamvu nta gahunda mfite yo gutuza mu byo ndi gukora bibasha kunyinjiriza, kugira ngo mbashe kugera aho nshaka kugera. Icyo nabwira abanyonzi, umuntu wese uri gutwara igare uyu munsi ahangaha muri Kabuga, Masaka na Rusororo, yakabaye abishyiramo imbaraga, kuko iyo ukora ikintu gikunze kikugeza ku kindi bitagoranye cyane, yuko buriya gukora akazi ukanagahindura bikuzamura mu iterambere no mu bindi byifuzo byawe wari ukeneye mu buzima. Waba ukoze cyane, nanjye nganga ukuboko kwanjye. Next Hope TV yamuhaye ukuboko, imuha na courage mu kazi akora ka buri munsi. Tekereza ari iki? Ubuse nahita ngiforara? Ubu nahita ngifora? Tekereza nguhaye. Ariko ndumva byaba ari impano. Nayo muhereza ukuboko, umuhe na courage, azagera kuri byinshi. Sawa murakoze.